Mu rukundo bibaho ko hari ibyo muba mugomba kugira ibanga, ukagira ibanga nyine ryawe uhorana ku mutima wawe ukirinda kuribwira umukunzi wawe, kuko n'ubundi kurimubwira nta kintu byungura ndetse bishobora kubasenyera mu gihe wenda muteganya kubana cyangwa se mu gihe mwamaze kubana. Abajyanama mu mibanire n'abafite ibyo bazi ku rukundo niyo bakunze guhuriza hamwe ku kuba bakundana bakwiye kwizerana ndetse no kutagira na kimwe bikingana, ariko hari amagambo amwe n'amwe baba bagomba kwirinda kubwira abakunzi babo, kuko n'ubundi uzasanga icyo kintu nikibwira umukunzi bizaba intandaro y'urwango cyangwa se kutizerana. Bikaba byiza rero kubigumana mu mutima wawe, ukirinda kubibwira umukunzi wawe cyangwa se ukirinda kubibwira inshuti y'umukunzi wawe kugira ngo ataza kubimubwira. Nubwo wenda ntawabihakana kuko bigira uruhare runini mu gutuma umubano wo gukundana urushaho gushinga imizi, kuko uba wubakiye ku kuri n'icyizere, ariko imbuga zitandukanye zivuga ku buzima zigaragaza ko hari ibyo wavuga rwose bikagusenyera. Niba udashaka rero kwisenyera urugo, niba udashaka ko umukunzi wawe mutandukana, ibi ngibi rero tugiye kuganira uyu munsi, wirinde kuba wabimubwira bigira ibanga ryawe ku giti cyawe, irinde kubimubwira keretse niba wumva wenda utakimukunda ushobora kubimubwira bikaba intandaro yo gutandukana. Ni Isabelle Dusengimana, ukande kuri subscribe niba utarayikora, ndetse ukora share usangiza abandi iyi video kugira ngo ubumenyi ukuyemo nabo babugire. Ni mu gihe rero ugomba kwirinda, hari icya mbere, kubwira umukunzi wawe umubare wawe mwakoranye imibonano mpuzabitsina, umubare wawe mwaryamanye, umubare w'abantu wiyeretse. Hari bamwe rero usanga bagira umuco wo kuvuga umubare w'abantu bamaze gukorana nabo imibonano mpuzabitsina, ugasanga bifata nko gutebya, cyangwa se abandi bakaba bagamije kwereka abo bakunda ko ari abanyakuri, nyamara iki kintu ntabwo ari cyiza. Mu gihe uri gukundana n'umuntu cyangwa se mu gihe umaze kubana n'umuntu, gira ibanga ry'iki kintu. Kuba warakoze imibonano mpuzabitsina utaramukunda cyangwa se mutarabana ni ibintu bibaho kandi ni ibintu bisanzwe, ariko rero kubimubwira nabyo ntacyo byongera ku mubano wanyu, ntacyo byongera kuri ejo hazaza hanyu. Impamvu iyo ari yose rero ariko ugirirwa inama yo kwirinda kubwira umukunzi wawe ibintu nk'ibi ngibi, kuko bishobora kumukomeretsa kandi wenda atari cyo wari ugamije, bikaba byanabaviramo guhita mutandukanye. Nubwo wenda aba ari amateka yawe yahahise, wenda uri kubimubwira kuvuga uti nta wundi muntu uzongera kuyikorana uretse wowe, nta muntu n'umwe ushobora kwishimira kumva ngo umukobwa cyangwa se umugore cyangwa umugabo cyangwa umusore dukundana yaryamanye na ba runaka, ugasanga aravuga n'abuzi, avuga n'inshuro bagiye babikora. Byerekana rero kandi ko cyangwa se byereka uwo mukundana ko hari abandi bantu wishimira cyangwa se mwagiranye ibihe byiza wumva utakwibagirwa. Mwarabikoze yego, ariko zirikana ko ugiye kujya ubikora n'uwo nguwo umwe wenyine. Wibimubwira rero kuko bizatuma atakugirira icyizere, avuga ati kuba yarabikoranye nabo ari abantu inshuzi n'izi, ashobora kuzasubirayo. Iryo ni ibanga ryawe, ribike ku mutima wawe, wirimubwira, wiribwira umukunzi wawe, byaba bikubajije cyangwa se abatabikubajije ntabwo ari ngombwa. Ikindi kintu ugomba kwirinda ni ibyerekeranye n'uwo mwatandukanye. Igihe rero winjiye mu rukundo rushya, igihe ufite urukundo rufite intego, cyangwa se igihe wamaze kugera mu rugo n'uwo mwashakanye, ni byiza ko wibagirwa ibintu byose byabaye hagati y'abo mwigeze gukundana. Ntabwo ugomba kwibagirwa burundu, bashobora kukubera inshuti za hafi, ariko ku bijyanye n'urukundo bigaragaza ko hari urukundo ruhari cyane ku bantu mwatandukanye. Rekera uwo mwatandukanye mu mwanya we, ahubwo uhe agaciro uwo ufite ubu ngubu uyu munsi, uwo muri gukundana cyangwa uwo mubana. Uko waba wizeye umukunzi wawe, ubwo ukunda rwose, nta na rimwe azigera yishimira kumva amateka yawe n'uwo mwari kumwe, abo bita aba ex, mbere ye, kuko mu matwi ye bizaba ari nko kumugereranya nawe. Ugomba rero kwirinda kubimubwira. Hari abantu bagira aka kamenyero, ugasanga mu gihe yamaze kubaka ari kubana n'umugore we cyangwa ari kubana n'umugabo,
atangiye kumucira ku mayange y'abantu bakundanye mbere, akajya amubwira n'ingero akamubwira ati ngewe rero ubwo nakundanaga n'uriya muntu umva yamfataga neza, yarankundaga, yaransohokanaga, yaranyambikaga, yambwiraga utuntu dusekeje. Ibyo ngibyo rero kumubwira kandi muri gukundana ubu ngubu nta kintu bimaze rwose, bizatuma avuga ko we ntacyo akumariye ahubwo ukikundira babandi mwakundanaga kera. Gerageza iki kintu kigumane mu mutima wawe, irinde kukimubwira kandi uharanira ko urukundo rwanyu rukomeza rugatera imbere. Ikindi kintu uzirinda kubwira umukunzi we cyangwa se uwo mubana, kumubwira abantu bagusaba urukundo. Ibi ni ibintu bibaho kenshi, ukumva nyine wifuje kubwira umukunzi wawe umubare w'abasore cyangwa se abakobwa bakubwira ko bagukunda. Nubwo wenda nta kibi waba ugamije ari ukugira ngo umwereke ko umwizera, utamuca inyuma, umwereke ko nta banga umuhisha, washobora kutabyakira uko wayimubwiye cyangwa uko wabitekerezaga. Akaba yanakeka ko uteganya kumwanga cyangwa se kumuca inyuma kubera abo bantu bahora bakwereka ko bagukunda. Ntabwo ari byiza rero ko umukunzi wawe uhora umubwira cyangwa se nko kumuza ku nkeke ngo uyu munsi nagiye mu nama nahuye n'abagabo umva banterese bambwira ko bankunda. Ibyo sore bimubwirira iki? Mu by'ukuri wowe urumva biri buze kumara iki mu rukundo rwanyu? Burya iyo umubwira ko hari abandi bantu bagukunda bakanabikwereka ndetse ukanarengera ukamubwira abo ari bo, bituma atangira kwigereranya nabo ndetse akitakariza icyizere akavuga ati hari abandi bamukunda, njye nta mwanya mfite muri we, kandi wenda atari ko bimeze. Gerageza rero iki kintu kibe ibanga ryawe. Niba hari abagukunda bakwirukaho, menya we ko hari ukunda kandi n'umwe nawe muri kumwe ubu ngubu mu rukundo rwe rwuzuye. Abo bagukunda abandi bimwe umwanya uhe uba ufite aka kanya. Ikindi kandi kinajyanye n'iki ngiki ni ukwereka umukunzi we cyangwa se kumubwira abantu wumva ufitiye urukundo rudasanzwe. Niba ufite umukunzi kandi urukundo rwanyu rufite icyerekezo, biba bisobanuye ko nta wundi muntu muba mugomba gukundana. Ibi ariko ntibyabuza ko ushobora kubona undi muntu ukumva urashidutse, ukumva uramwishimiye, ukumva ubushagarira, ukumva uramukunze. Kirazira kikaziririzwa kubwira umukunzi wawe abandi bakobwa cyangwa abahungu wumva ufitiye urukundo, keretse wenda niba wumva witeguye gutandukana nawe, kuko bizaba intandaro yo kuba wenda yakeka ko utamukunda. Niba muri kuganira, muganire ku ntego y'urukundo rwanyu, muganire mubwira ko umukunda nawe akukunda. Ntabwo ari byiza rero kumubwira ngo hariya hatambutse umukobwa numva ndamukunze, kandi ibyo uri kubwira uri kubibwira umukobwa mukundana. Kumubwira ko rero winjiye mu mabanga ye nacyo ni ikindi kintu ugomba kuzirikana nk'ibanga ryawe. Twese iteka turabizi, sibyo? Duhora dufite amatsiko yo kumenya ibiri muri telefoni y'abo dukunda, kumenya ibiri mu cyumba cyangwa ahandi hantu abakunzi bacu babika iby'agaciro. Ahanini wenda tubikora tugamije kumenya niba nta kintu badukinga, nta kintu baduhisha, cyangwa se igihe twumva hari ibyo dushidikanyaho. Ese umugabo wanjye ni bande bandikirana kuri telefoni? Umukunzi wanjye ni bande bandikirana? Ni bande bavugana iki? Nyine uko ufite ayo matsiko. Igihe rero winjiye mu banga ye cyane cyane ya telefone, irinde kugira icyo umubwiraho, kabone n'ubwo wenda wasangamo bya bimenyetso bigaragaza ko hari amakosa gukorera. Gigumane mu mutima wawe. Niba wari ugiye kugenzura ngo avugana n'abandi ugasanga hari umukobwa uri kumwandikira ko amukunda, ibyo bintu bigumane rwose, kuko ashobora kubyuririraho akakwereka ko utamwizera. Avuga ati winjiye muri telefone yanjye utabimbwiye, ujya kureba ubutumwa bwanjye utabimbwiye, ni ikigaragaza ko utanyizera. Ibyo bikaba byakurura ubwumvikane buke hagati yanyu, kandi wenda mwakundanaga, wenda niyo mesaje wayimuhaye nyine ni wa wundi umukunda ariko adakunda. Urabizi ko mesaje utahuza kuza muri telefone yawe akaba atanayitaho, nyamara wayibona ugatangira gupfuna uvuga uti umugabo wanjye anshe inyuma. Kumubwira ko rero ukurikiranira hafi amabanga ye ni bibi. Bigumane mu mutwe wawe, bigumane mu mutima ry'ibanga ryawe, irinde kubibwira uwo mukundana. Ikindi kintu ugomba kwirinda kumubwira ni ukumubwira ko ujya ukurikiranira hafi amakuru y'uwo bahoze bakundana, umwegisi wiwe.
uyu munsi uri umugore ufite umugabo murakundana ndetse muranabana. Kutizera no kumva ko hari urwego wenda rurenze urwawe ku buryo bigoye kwemera ko wagukunda bishobora gutuma ukora ibidakorwa cyangwa gukora ibikorwa bidasanzwe birimo nko gukurikiranira hafi ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu bahoze bakundana. Kuko twese turabizi ko uwo mu bantu uyu munsi cyangwa se uwo mukundana uyu munsi ntabwo ari we mwakundanye bwa mbere n'ibintu bibaho. Nubwo wenda atari kuri bose ariko ijanisha ryinshi rigaragaza ko uwo mubanye aka kanya cyangwa se muri kumwe mu rukundo ntabwo aba ari we wenyine, hari abandi baba baramubanjirije. Irinde rero kwinjira mu mabanga cyangwa se gukurikiranira hafi iby'umukunzi wahoze ukundana n'umugabo we cyangwa se uwo mukundana kuko nta kintu bizakumarira. Irinde no kubimubwira. Hari igihe rero wisenyera urugo gutyo ariko bidakwiye namba, kandi n'igihe ubikora ntabwo ari byiza kubimubwira kuko bishobora kumurakaza cyangwa se bikaba byanabaye intandaro yo kuba yakwadukana kongera kuvugana n'uwo mukunzi we wa mbere. Ntabwo ari byiza ko rero ukomeza gukurikiranira hafi amakuru yo wahoze bakundana, nubwo wenda yaba yarakubwiye uwo ari we cyangwa se akaguha nimero ze, ntabwo ari byiza gukomeza gukurikirana amakuru ye rwose. Ugasanga uri kuvugisha umuntu wose bakundana, none se umugabo wanjye mugikundana yakundaga iki? Ntabwo ari we ugomba kugisha inama. Oya rwose ibi ntabwo ari byo. Kumubwira ko kandi utuyumvamo inshuti ze cyangwa umuryango we nabyo ni ikibazo. Kubera ko uri umuntu, ni ibintu bishoboka cyane ko ushobora kutiyumvamo umuryango w'umuhungu cyangwa umukobwa mukundana cyangwa se ababyeyi be cyangwa umuryango we nyine muri rusange. Ibi kandi bishobora no kubaho ku nshuti ze, ukumva ntuziyumvamo. Yakwereka inshuti ze ukavuga ati reka abantu bambara gutya se, abantu se bateye gutya, abantu banywa se inzoga, abantu basa nabi gutya se, ukabona nyine ntabwo uri kwiyumvamo inshuti ze cyangwa se umuryango we ntabwo uri kuwiyumvamo. Ntabwo ari byiza rero, nubwo nta wabikurenganyiriza kutabiyumvamo, ariko irinde kubibwira umukunzi wawe kuko bishobora gukurura urwango, cyo bigatuma hagati yanyu hazamo kwishishanya. Gatangira kukwishisha akavuga ati umuntu utankundira umukunzi, umuntu utankundira umuryango, umuntu utankundira inshuti zanjye, ngiye namukunda gute? Ugasanga nyine hajemo ibibazo. Ni byinshi rero wakwirinda kubwira umukunzi wawe, ariko nanone hari ibindi bintu by'ingenzi ugomba kwirinda kubwira umugore mwashakanye. Ibi twavugaga bya mbere byari muri rusange, umukunzi wawe, umugore cyangwa umugabo gutyo. Ariko noneho mu gihe mwageze mu rugo mwarakundanye bicamo rwose, ubu ngubu murabana. Ubu ngubu murabana nk'umugore n'umugabo. Ubu rero uri umugabo mu rugo. Hari rero ibintu bigera ku munani udakwiye kubwira umugore mwashakanye, umugore mubana. Kugira ngo umubano wanyu urusheho kuba mwiza no kuzaba mwiza cyane kurushaho, hari interuro ndetse n'ingingo mudakwiriye kubwira umugore wawe cyangwa umukobwa mukundana. Tugiye kwibanda rero ku mugore mubana. Umugore mubana wamwisemo mu bandi, umurushitisha abandi bose, muri kumwe, ni mama w'abana cyangwa se namuteganyije kubyara, ntabwo murabyara ariko uramwubaha nka mutima w'urugo. Irinde kumubaza ngo wakundanye n'abagabo bangahe. Iki kibazo rwose si ngombwa. Ntabwo ari ngombwa kukibaza umugore wawe muri kumwe, kuko nta mubare w'abagabo wagenwe ku mugore agomba gukundana nawo ngo ube wenda uri kumubaza kugira ngo umenye ko yagejeje kuri uwo mubare cyangwa se yarengeje. Iki ni ikibazo abagore banga cyane kandi nta n'icyo cyongera mu mibanire y'abakundana. Wimubaza ngo wakundanye n'abagabo bangahe, urashaka kubamarisha iki? Uyu munsi niwe muri kumwe murakundana ndetse muranabana, murateganya no kwagura umuryango. Wimubaza rero ngo wakundanye n'abagabo bangahe, ni ikosa. Kandi umugore iyo umubajije nyine ahita yumva ko utamwizera cyangwa se ahita yumva ko utamukunda. Ikindi rero, urashaka kunsura, ushobora wenda kuba ufite urugo ariko ukaba ufite urugo wenda ahantu mu ntara, wenda ukorera mu mujyi, bityo mukaba ahantu habiri hatandukanye. Akenshi rero umugabo wenda uri kumwe n'umugore we
ni ibintu bisanzwe, ariko mu gihe batari kumwe, batari kuba hamwe, umwe aba mu ntara undi aba mu mujyi, weekend nibwo ajya gusura umuryango, ni byiza kwirinda kubaza umugore wawe iki kibazo ngo urashaka kunsura, ukabumubwira nyine mu buryo butari ikibazo kandi wowe umukunzi wawe amahitamo. Ushobora kumubwira uti si byiza ko ijoro turikesha turi hano, niba nanone ushaka wenda kumuha gahunda y'ubutaha, ushaka kumubwira uti ndashaka ko wenda muri weekend wansura n'ibiki byose, bimubwire nyine, umubwira uti weekend nsura ndagukumbuye, ariko ntabwo ari byiza kumubaza ngo urashaka kunsura, kuko ahita akeka ko ushaka ko aza mukaryamana, cyangwa se ahita akeka ko hari ibindi bintu wenda wari ugamije kumukuramo. Icyiza rero umubaza niba afite umwanya, niba yabasha kugeraho. Ikindi noneho, mu gihe mukundana mutarashakana, irinde kumubaza ngo urashaka guhura n'umuryango wanjye. Kujyana umukunzi wawe mu rugo iwanyu ni ikintu cy'ingenzi mu rukundo, kiramushimisha umugore, kiramushimisha umukobwa, gishobora no kugira ariko icyo cyangiza mu rukundo rwanyu igihe umuryango wawe utari witeguye. Kubaza rero umukobwa cyangwa umudamu niba ashaka ko uzajya kumwereka umuryango wawe, byumvikanisha nko kubimuhatiriza. Wimubwira ngo urashaka guhura n'umuryango wanjye, oya. Ahangaha rero aho kugira ngo ubimubaze gutyo, wayimumenyesha, ukabimumenyesha ukabwira uti ndashaka guhura n'umuryango wanjye, unabimusabe. Ese wanyemerera ukambwira igihe uzaba witeguye nkajya kukwereka umuryango? Ibi ngibi umugore bimuha agaciro, bikagaragaza ko uhora umuzirikana kandi ushaka kumwereka umuryango ko ari we wihitiyemo. Ikindi kandi ku bantu bakundana, kuba wabaza umukunzi wawe ngo byari bimeze bite, kuko muba mukundana. Ntabwo umukobwa atinyuka kukubwira ngo ntabwo byagenze neza kuko adashaka kukubabaza. Icyiza ni uko utegereza nyine akazabikugaragariza. Niba ari nk'ibyo mwasangiye, ntabwo ari byiza kumubaza ako kanya ngo byari bimeze bite, tegereza azakubwira. Ikindi kintu wenda kubwira umugore wawe, yewe iyo myenda ntabwo ikubereye. Uru ni urugero rw'interuro rubwira umukobwa mukundana cyangwa umugore wawe, ikamubabaza, nubwo atayikubwira ako kanya ariko iramubabaza, hakaba yavuga ati mana yanjye, ubu se nzakuraho indi myenda nambara imbere. Akaba yari yayambaye avuga ati ni surprise, ngiye kwambara uyu mwenda, umukunzi wanjye nambona arabona ko ari byiza cyane. Ugahita umubwira ngo iyo myenda ntabwo ikubereye. Icyiza wamubwira ko iyo myenda yambaye utayikunze, wenda ukamuha ibisobanuro byawe, nawe akavuga ati imyenda ntabwo nayikunze, iryo bara ntabwo ndikunda, iyo pasura ntabwo nyikunda, gutyo gutyo. Ariko iyo umubwiye ako kanya ngo imyenda wambaye ntabwo ikubereye, yumvamo ko unenze imiterere ye, mbese yambaye nyine imyenda itajyanye n'imiterere ye. Nyabona ari ibyo bintu byirinde. Ibindi wirinda kubwira umugore wawe, warabyibushye, ukuntu usigaye ungana, yewe umubyibuho wawe urambangamira. Niba yarabyibushye nyine nawe urabizi kandi uzi n'impamvu yabiteye, nta mpamvu yo kwimwibutsa kuko nabibona, ahubwo wamufasha gukora siporo no kurya neza kugira ngo asubire muri za gahunda, asubire kuri ya taye wifuza, ukamufasha muri urwo rugendo, aho kugira ngo uze umwibutsa ko yabyibushye kandi nawe abizi yanabibona. Wibimwibutsa ntabwo ari ngombwa. Mufashe uyu munsi, niba mutashye mwavuye mu kazi, mubwira uti iyi ni tenue de sport, tujye muri sport. Uyu munsi tugomba kurya imboga gusa, uyu munsi tugomba kunywa amazi angana gute. Ukajya ubikora gutyo nyine nk'umuntu mukundana, ariko si byiza kumwibutsa cyane ko yabyibushye, na cyane kuba warabigizemo uruhare. Ni kenshi ko abakobwa iyo bagize mu ngo yamaze kubyara, inshingano ziba nyinshi urabyumva, ariko nawe no kubyara hari imisemburo ikorwa ituma umukobwa yongera ibiro, na cyane wenda nk'iyo atwite cyangwa se yari konsa. Urumva ko rero ntabwo urwo ruhare ari wowe wenyine warwiteye, nawe ubifitemo uruhare. Ntabwo ari byiza rero kubimwibutsa. Kora igituma bya bira bitakaza, ariko utagaragaje ko yabyibushye nawe ko umubyibuho utagushimishije. Ikindi noneho wirinda kubwira umugore wawe, ni nko kumubwira ngo urabizi
sinkunda inshuti zawe. Aho kugira ngo ubwire umugore wawe cyangwa umukunzi wawe ngo ufite inshuti mbi, sinkunda izi inshuti zawe, ziriya nshuti zawe sinzongera kuzibona hano, sinzongera kumvugana ziriya nshuti zawe, ntabwo nshaka ko ujya kureba ziriya nshuti nimbi. Ahubwo wamufasha ukamufasha kubona no guhitamo inshuti nziza, akareka za nshuti mbi za kera. Kandi biroroshye mu gihe mubana rwose kuba wamufasha akagenda azicikaho buhoro, ariko utamweretse ko ari mbi cyangwa se kutazikunda. Ikindi kintu rero ugomba kwirinda, ko wavuga uti umukunzi wanjye wa mbere yankoreraga ibi ngibi mu gitanda, ndashaka ko nawe bikora. Mugabo ntufite umugore, igihe ukeneye kurera umugore wawe cyangwa umukunzi wawe mushya agukorera ibyo umukunzi wawe mwatandukanye wukoreraga mbere, ni bibi cyane. Ni bibi cyane kubimubwira, ahubwo ikiza ni uko ubimwigisha nyine, kuko urabizi ibyo yagukoreraga umukunzi wa mbere urabizi. Aho kugira ngo ubimubwire ngo ibyo umukunzi wanjye yankoreraga bwa mbere mu gitanda ni ibi ngibi, we bimwigisha. Uzi ko yabikoraga, bimwigisha niba ari pozisiyo uwo mukunzi wa mbere yakoraga wowe ukayishimira, yigisha uwo ngo muri kumwe ukunda. Icyo gihe nawe arabigukorera, ariko iyo umubwiye ngo umukunzi wanjye wa kera, yumva uri kwicuza kuba mwaratandukanye n'umukunzi wa mbere, yumva ufite ipfunwe ryo kuba muri kumwe aka kanya mukundana, ku buryo bishobora no kurakaza umugore wawe, akakubwira ati uzamusange, wamusize utamureba, wankunze utamureba, umukunzi wawe wa kera musange. Ubwo urumva rero mu rukundo rwanyu biba byabaye bibi cyane, biba byagenze nabi. Ahari ku mugabo rero abwira umugore we. Noneho reka turebe ku bintu umugore we agomba kwirinda kubwira umugabo we mu gihe bari mu rugo. Kuko burya amagambo ubwira uwo mwashakanye, umugabo wawe, ashobora kukubakira, ariko rimwe na rimwe yanagira uruhare mu kubasenyera. Akaba ariyo mpamvu rero ukwiye kwitwararika mu magambo ubwira uwo mwashakanye, cyane cyane umugabo. Ubwo rero naje ku bagore noneho. Umugore ugomba kwirinda kubwira umugabo wawe aya magambo, kuko nta kindi yakungura urugo rwanyu usibye kubasenyera, usibye kuba umugabo ukundaga yagutakariza icyizere, usibye kuba umugabo wawe ukundaga ahita ashaka kujya gukunda abandi. Icya mbere, umugore, irinde kugereranya umugabo wawe ubu ngubu n'undi mwakundanye kera. Ntuzibeshye na rimwe wa mugore we uvuga ngo ijambo ryaba rigereranya umukunzi wawe, umugabo wawe muri kumwe n'uwa kera. Niyo waba utekereza ko byamushimisha, nkuko wenda hari ibyo umugabo wawe arusha wari umukunzi wawe wa kera, ukaba wamubwira uti rero ukuntu rwose mu gitondo ubyuka unsoma, uwa kera ntabwo yabinkoreraga. Oya, uko wavuga kose, waba uvuga umukunzi wawe wa kera neza, waba umuvuga nabi, biratuma umugabo yumva ko ugitekereza wa mukunzi wa kera. We nicyo yiyumvira, nubwo waba uri kubagereranya ukavuga uti wowe turi kumwe ni wowe urusha uwa kera, niwe numva nkunze cyane. Ibi bintu rwose ntabwo ari byiza. Girende wa mugore we, irinde kubwira umugabo wawe ibishaka kumugereranya n'uwa kera, kuko umugabo icyo azumva cya mbere ni uko uri gutekereza kuri uwo mugabo wa kera, kuri uwo mukunzi wa kera, akumva ko wowe nta mwanya uri kumuha. Cya kabiri rero, mugore, kubwira umugabo wawe ko wifuza ko akora nk'uko inshuti zawe zakubwiye. Abagore benshi rero bakunda kugira iri kosa, ni benshi ariko ntabwo ari bose, bakarikora ariko batabizi, bakabwira abagabo babo gukora nk'uko inshuti zabo zababwiye. Niba ushaka ko umugabo wawe ajya agufasha imirimo yo mu rugo, mugore, menya ubwenge. Ntabwo ari byiza kumuha urugero ngo uvuga ngo sheri, uzi ko umugore dukorana mu kazi, wa wundi w'inshuti yanjye ujya uza kunsura, unamwibuka, uzi ko yambwiye ko umugabo we ajya amufasha koza ibyombo akanoza abana mu gihe watetse, ariko wowe nta na rimwe ndakubona rwose woza ibyombo, wowe nta na rimwe rwose ndakubona woza abana.
nyabuna mudamu ntukavuge na rimwe iri jambo rishobora gutuma umugabo wawe atekereza ko ibitekerezo by'abandi ari byo mugenderaho mu rugo rwanyu, kandi burya urugo rubaho ukwarwo uwo mushuti wawe yego nibyo umugabo we ashobora kuba yoza ibyombo akanoza abana mu rwego rwo gufasha umugore we, ariko umugabo wawe ashobora kuba agufasha mu gikoni cyangwa se agufasha mu yindi mirimo, kuko nyine n'iby'urukundo rwanyu nibyo mugenderaho, cyangwa akaba nta na kimwe agufasha ariko akora inshingano ze nk'umugabo, ahahira urugo, amenya ko abana bariye, amenya ko abana bambaye, amenya ko bivuje, amenya ko bize n'ibindi byose. Ntabwo ari byiza rero ko uzagerageza kumwereka ko ibyifuzo by'inshuti zawe akwiye kubiha agaciro cyane, ibyifuzo by'inshuti zawe ko ari byo bigomba kujya mugenderaho mu rukundo rwanyu. Ni bibi rwose. Ukumva umugore ariko sheri papa w'abana amakuru, uzi ko kwa kanaka umugabo agurira umugore we ve ikarito ya ve igahora hariya, ariko njye sindabona wayinguriye. Hoya, urugo rwe rufite uko rubayeho n'urwanyu rufite uko rubayeho. Ashobora kuba atazana iyo ve ariko akaba gusohokana mukajya kuyinywa, cyangwa akagura iyo ji kuko nibwo bushobozi afite. Nyabona rero iki kintu ni kibi mudamu, mugore, byirinde. Ikindi kandi irinde kwifuza ko akora nka runaka. Ibi bijya kumera nk'ingingo wenda amaze kubabwira cyangwa kuvugaho, ariko noneho ntabwo uvuga ibyo wumvise, ahubwo noneho ubuhamya ko ibyo uri kuvuga wabibonye. Urugero, ushaka kuba ushaka ko umugabo wawe agufata nk'uko papa wawe yafataga mama wawe. Niba rero umugabo agusabye ko umuterera ipasi ukahita uhurudukuti, ariko abagabo b'iki gihe sinzi uko mumeze. Ubu se ko data yitereraga ipasi mama atayimukoreye byamutwaraga iki? Ibaze icyo kintu kukibwira umugabo wawe. Ubu uri kumugereranya n'umubyeyi wawe, kandi ntabwo ari bamwe, na generasiyo barimo si zimwe, n'ibyo akora si bimwe. Wenda urwo n'urugero rwa hafi umugereranyije na se ntabwo ari bibi cyane, ariko noneho umugabo ashobora kuvuga ati madamu mukirire amazi yo koga muri dushe. Ariko ye abagabo mwarananiranye. Ubu se gufata amazi ukayishyirira muri dushe byakunanira? Ubu se ko runaka Jean Paul abikora, ko yigira kwishyira amazi ku muriro yamara gushyuha akagera muri dushe, hari ubwo umugore abimufasha? Ibyo bintu rero ntabwo ari byiza kugereranya ibyo akora ukamugereranya n'ibyo runaka akora. No, umugabo wawe mwubahe kandi umuha agaciro, unakora icyo agusabye, kuko ubutaha ntabwo azabikubwira. Niba akubwiye gutera ipasi ugatangira kumugereranya na se, niba akubwiye kumushyira amazi muri dushe ugatangira kumugereranya na Paul, ni urugero rw'izina natanze ntawe nteyibuye. Nyabuna ubutaha azajya kubireba ahandi, azajya kureba undi mudamu cyangwa umukobwa umuterera ipasi anamwishimiye atamwuka iyo nabi. Azajya kureba umuntu umushyiriza amazi amushyirire muri dushe anamusirite. Nutangira upfuneke ngo bantwariye umugabo kandi ari we byaturutseho. Reka iyi ngingo tuyiveho tujye ku yindi. Kubwira umugabo wawe ko udakunda inshuti ze nabyo ntabwo ari byiza wa muntu we. Twanabonye ko abagabo nabo batagomba kubwira abagore ko badakunda inshuti zabo, no ku bagore nibyo rero. Umugore wibwira umugabo wawe ngo inshuti zawe sinzikunda, ntabwo ari byiza rwose. Ntabwo ari byiza ko ubwira umugabo wawe ko udakunda inshuti ze, cyangwa se ngo umuhitiremo abagomba gukundana nabo abandi akabareka. Oya, mureke, afite inshuti ze, afite igihe bamaranye, afite impamvu yakunze izo nshuti ze. Zishobora kuba ari inshuti ze zimuha inama ku byo uri kubona byiza bigeze ku urugo rwanyu rugezeho. Wari ubizi? Cyane ko abagabo burya kenshi iyo bari kuganira baba bari gusoma agacupa cyangwa se amazi, baba baganira nyine ku byubaka, ubwo wenda atari bose. Ntabwo ari byiza kumubwira ngo hindura inshuti zawe ntabwo ari nziza, ntabwo nzikunda n'ibindi byose. Oya, genda gahoro
muri ubwo burenganzira bw'inshuti ze. Mu gihe mwateganyije ikiganiro cy'umuryango muzagenda mu biganiro buhoro na buhoro, ariko utamubwiye ngo sinkunda inshuti zawe. Ushobora kumubwira uti yewe harya wambwiye ko ya nama uherutse kumbwira ari runaka wayikugiriye, ariko se ko numvise atakugira inama nziza. Mukabiheraho gutya ariko utamubwiye ngo inshuti zawe sinzikunda. Mudamu rero, ikindi ugomba kwirinda, irinde kubwira umugabo wawe ko ushidikanya ku rukundo rwe. Ibi ngibi akenshi abagore bakunda kubikoresha nk'umutego batega abagabo babo mu gihe hari ibyo bifuza ko babakorera, bigatuma bibwira ko abagabo babo kuko bashidikanya ku rukundo rwabo. Urugero narutanga, umugore ashobora kubyuka rwose akifuza ko umugabo we ajya amuhamagara kenshi kuri telefone cyangwa se azajya amuha mesaje kenshi, kandi wenda umugabo we atari bwo buryo akoresha mu kumwereka urukundo. Akaba aramubwiye ati iyo uza kuba unkunda ntiwari kumpamagara se ukanyifuriza ibihe byiza, iyo uza kuba unkunda se sinari kuba mbona mesaje zawe kenshi umbwira ko unkunda. Ibi rero bituma umugabo acika intege, kuko hari ubwo usanga wakoresha ubundi buryo mu kwereka ko agukunda, mu kwereka urukundo, ariko ukaba utabibona, bigatuma rero mushidikanya. Ni byiza ko umurekera icyo akunda, kandi niba hari n'icyo wifuza ko gukorera mu kiganiro utari kumubwira ngo iyo uza kuba unkunda, aragukunda kuko murabana cyangwa murakundana. Ntabwo ari byiza rero kumubwira iyo uza kuba unkunda. Ibyo ni ugushidikanya ku mukunzi wawe, kandi ntabwo ari byiza. Gerageza rero icyo agukorera kigaragaza urukundo agukunda, kimwubahire, nawe ushaka ubundi buryo ukoresha kugira umwereke ko umukunda. Niba ari iyo call cyangwa se iyo message, wowe yimuhe kuko numuha message ukamubwira ati kabo wanjye akazi keza ndagukunda, nawe azagusubiza bitume ya message nyine nawe washaka kuyibona, sibyo rata? Tujye ku kindi, kubwira umugabo ko atitwara nk'abagabo. Iki cyo noneho ni amahano. Hari ubwo umugabo wawe aba yikundira kumenya ibikorwa bikorerwa mu rugo byose, akaba ariko ateye. Wowe rero ukumva birakubangamiye, aho kubiganiraho ukajya umubwira ngo nta mugabo ukurimo. Umugabo se ujya mu gikoni, umugabo se ujya kwiyarurira. Ako kajambo rero nta mugabo, ntabwo ari keza, ntabwo ari keza kumubwira ko atitwara nk'abagabo. No, ntabwo ari byo rwose kumubwira ko atitwara nk'abagabo. Uba umutesheje agaciro ke, umutesheje icyubahiro cye, kandi niwe mutware w'urugo, niwe mutware w'umutima wawe, niwe muyobozi aba agomba nyine gukora. Niwe se agiye mu gikoni nyine, si icyanyu se? Uburenganzira bufite. Wenda ariyaruriye, si ibyo yahashye se cyangwa se ibyo mwahashye se mukundana. Ntabwo ari byiza kumubwira ngo nta mugabo wagiye mu gikoni. Nyabona sigaho kumugaya. Rero ushobora kuba wa mugore we ugaya umugabo wawe, yakora ikosa uti ibi ni byo uhora ukora, tebera none ibyo kosa yego ko mana mugabo nkawe naho ngo nta cyiza na rimwe wari wakora. Ibi bituma umugabo yumva ko uri kumurwanya, uri kurwana nawe, ugashaka nyine kwirwanirira, mukaba mwatunganye cyangwa se mwatandukana. Niba hari ikintu runaka atakoze neza, irinde kubivuga muri rusange, urase kuri icyo gikorwa nyine. Niyo umugabo watashye kare kandi wenda yari asanzwe atahatinze, wihita umutungura cyangwa utangurana ngo baye noneho kutashye karera kandi umenyereye ijoro, noneho habaye ikira. Iyo umubwiye utyo, ubwo byagenda kose yumva ko umushoye w'intambara nawe aba agomba kwitabara, ubutaha ntataye noneho. Ayo ni amagambo ushobora kubwira umugabo wawe, bigatuma umubano wanyu usubira inyuma aho kuba watera imbere. Rimwe na rimwe rero iryo jambo riba agatotsi mu rukundo rwanyu, uribwiye nyine agahora ryibuka kurusha andi magambo meza waramubwiye. Yagira n'ikintu ajya gukora akibuka ko wamubwiye uti noneho kutashye karera, aho kugira ngo umubwire gutyo umushime, ubwira uti bravo, ndishimye utashye kare, dufite umwanya wo kuganira, gusangira, ndanezerewe ku bwawe kubera ko bigenze gutya. Ariko uyu mukundana ngo utangire kumugaya. Noneho rero tugiye kwirebera noneho amagambo meza
y'urukundo noneho wabwira uwo mubana. Tumaze kubona ko hari ibyo wirinze, sibyo? Tumaze kubona ko hari ibyo umugabo yirinze, hari ibyo umugore yirinze, hari ibyo mugikundana mwirinze. Ubu noneho urukundo rwanyu ruratengamaye, reka bari ko mvuga, rumeze neza cyane, muraryohewe n'urukundo. Amagambo rero mugomba gukoresha umunsi ku munsi meza y'urukundo, sibyo se? Kubwira umukunzi wawe amagambo meza y'urukundo cyangwa y'ibiti imitoma ni ikintu cyiza nawe ubwe aba ategereje kuri wowe, nawe kandi uragikunda. Iyo rero atakibonye niwe uzasanga avuga ngo nta mukunzi ngira, cyangwa se bikamugora kubaho. Ukwiriye rero gutuma uwo mukundana, uwo mwashakanye abaho yishimye birenze bikenewe kandi biturutse kuri wowe. Ariko amagambo yawe akaba yuzuye nyine ukuri kuguturutseho. Ntazabe ya magambo ubwira umukunzi wawe uyamubwira nyine kugira ngo urangize umuhango. Ubu ngubu rero biranoroshye kuba wabimwandikira kuri WhatsApp, muri message, cyangwa se ukaba washyira kuri stati, ugakora post kuri Facebook n'agafoto ke, ukayakurikiza aya magambo ameza cyane kandi ashimisha uwo mukundana. Aya magambo rero ni ayahe wamubwira akamukora ku mutima? Reka duhere ku rya mbere. Mukunzi, urukundo rwanjye, umutima wanjye nihebeye, ndifuza iya buri munsi hakabaye uyu munsi, hakaba heza nk'uko ugaragara. Voilà, ijambo ryiza cyane. Urukundo rwanjye, umutima wanjye nihebeye, mukunzi wanjye, rurabo rwanjye, ndifuza ko iya buri munsi hakabaye uyu munsi, kuko uyu munsi mufitanye urukundo ruryoshye, rumeze neza cyane. Ari kuvuga ati nifuzaga ko iminsi yose yakabaye uyu munsi, hakaba heza nk'uko uyu munsi bimeze. Ibyo ni ijambo ryiza cyane wabwira umukunzi, akumva nyine umukozi ku mutima. Irindi, urukundo, ndifuza yaba nahagaritse kugutekereza ariko ntibishoboka. Ni nko gusaba Imana gukuraho ikirere, ntabwo byashoboka. Ndagukunda kandi nkunda na buri gace k'umubiri wawe. Ibaza nawe iryo jambo kuribwira umuntu mukundana. Kuba yahagarika urukundo cyangwa se kuba yahagarika kugutekereza abigereranya no kuba Imana yafata ikirere ikagikuraho. Isi isa ntiyahita irangira. Ubwo urumva ko umubereye isi, umubereye ikirere, umubereye mwiza cyane, aragukunda kandi akunda buri gace k'umubiri wawe. Iyo naryo ni ijambo ryiza wabwira umukunzi wawe. Irindi, urukundo uko byagenda kose uzaba uwanjye kandi uzampora iruhande. Nzahora ngukunda, nzakurinda, nzakubera imbaraga n'ubwonko, nzagufasha gutekereza, mwamikazi wanjye, ubuzima bwanjye, buri kimwe cyanjye. Ndagukunda by'indani n'impamo. Ndagukunda by'indani n'impamo. Nasubiyemo kuko ni akantu keza cyane. Arifuza ko umuri iruhande, arifuza ko akubera umurinzi, akubera imbaraga n'ubwonko. Ibaza nawe umuntu wifuza kukubera imbaraga n'ubwonko. Reka ne kuritindaho. Irindi, urukundo. Impamvu ni gukoresha ijambo urukundo ubundi ryakabaye rituranga. Ni nkuko bavuga my love, my honey, my sweetheart, mon amour, mon chéri n'ibindi byinshi cyane. Urukundo ntabyo uzi se? Ubundi niwe mpano yanjye Imana yampaye, impamvu ituma mbyuka nseka buri gitondo. Ntabwo ujya wumva ntekereje? Iteka rwose intekerezo zanjye zihoramo. Niwe nzozi ndota kandi niwe kintu cyiza kimbamo. Gahora ntitekereza buri segonda. Ako kantu muri kukumva? Niwe kintu cyiza numva kimbaho, ngahora ngitekereza buri segonda. Ibaza ikintu cyamubayeho akumva ko buri segonda nyine yahora agitekereza, nta segonda rimwe, buri kanya nyine niwe wahoza ku mutima. Irindi jambo, my love. Ushobora kuvuga amagambo ibihumbi byinshi nkagutaka, nkavuga uburyo ngukunda, nkavuga uburyo wanyihebeye, ariko n'impamo ntabwo byaba bihagije n'ukuri. Hano wahita unarira rwose. Ntabwo byaba bihagije kugutaka, kukuvuga uburyo ngukunda, kukubwira amagambo menshi, ntabwo byaba bihagije.
irindi jambo ryiza wabwira umukunzi wawe. Byasaga n'ibitangaza cya gihe duhurira ahandi, ariko ubu noneho byarahindutse. Ntituzongera guhura, tuzahorana. Mu mutima wanjye, ubuzima bwanjye byose byagiye aho guturiza. Umunsi tuganira maze ukemera ko uwanjye, warakoze kuhambera umutima wanjye. wamaze kuba umutima we nyine ari kukubwira ati ntabwo tuzongera guhura nk'ahandi twahuriye bwa mbere kuko tuzahorana. Voilà. Irindi jambo, urukundo. Wanyigishije igisobanuro cy'ubuzima. Iteka narabivangavangaga ko nari nzi uko kubaho biryoha kugeza duhuye. Voilà. Uhita umenya imbere igisobanuro cy'ubuzima. Ibyo najyaga mvangavanga ubu ngubu ntabwo nkibivangavanga kuko byagenze neza mumaze guhura. Irindi jambo, my sweetheart. Reka nkoresha amagambo y'ubu ngubu, sibyo? My sweetheart. Ubu hari iyo mbyutse ndetse unamfasha kuryama, unahembera ibitotsi byanjye. Sinjya ngushaka ngo nkubure kandi ndabigukundira. Rero ntacyo nakora nagutekereje. Ijambo urumva atari ryiza, gateye ibirindi. My honey, reka mvuge ibi. Nkumbuye inseko yawe, nkumbuye uburyo umuraho witonze usa n'uri kunanura, uzamura ibiganza byawe bitoshye umanura hagana hasi maze ukambwira ngo nanjye mukoreho aho ukunda. Urukundo nkumbuye ibyo bihe. I can't wait to be with you again, darling. Ibi ni nk'igihe wenda ubibwiye umukunzi wawe mutari kumwe aka kanya, wenda yagiye muri misiyo cyangwa se hari akazi arimo cyangwa se hari aho yagiye. Bituma nyine n'ibyo ari gukora abikora yumva yishimye kandi agutekerezaho. Irindi jambo ryiza wabwira umukunzi wawe. Urukundo. Uko umusozi uzaba ungana kose nzawurira, uko ibirometero bizaba bingana kose nzabigenda, uko inyanja izaba ireshya kose urukundo nzayoga, uko hazaba hareshya kose urukundo nzakambakamba nkugereho. Nzabikora kugira ngo uguhe ibyishimo utigeze usanga ahandi, kandi kugeza ubu nzi ko naho byagusaba gupfa utakwemera gukora icyambabaza. Thank you my love. Jambo ryiza cyane, iryo nta byinshi ndivuzeho. Irindi jambo rero, urukundo. Nijoro usohoke hanze maze witegereze inyenyeri mu kirere. Nubona inyenyeri nini irasa cyane, utanga icyifuzo cyawe ku Mana kandi unayishimire ko yaduhuje. Voilà. Irindi jambo, ndakwifuza mu buzima bwanjye kuko bimpa ibyishimo bitagira ingano. Umutima wanjye iteka usigaye utera gahoro gahoro iyo ngutekereje. Amagambo meza cyane rero wakomeza ukabwira umukunzi wawe mu gihe muri mu rukundo, muri gukundana bimeze neza cyane. Hari n'ayandi rero. Uri mwiza kandi uri igikundiro. Ntabwo nakwibagirwa ubwiza bwawe, uburyo uri miss wanjye, uburyo imico yawe ari myiza n'uburyo utuma nseka. Urukundo. Igihembo gikomeye cy'ubuzima bwanjye ni ukukubona uri guseka mu gihe mbonye, utabitewe n'ijambo ryiza nkubwiye aho bitewe nanjye, kuko binyereka ko nkunda kandi nanjye nkaba ngukunda. Si byiza cyane? Ibindi noneho, hari igice gito cy'umutima wanjye kimbabaza iyo ntari iruhande rwawe mukunzi. Iyo gice gihita kinyereka uburyo nawe ameze mu gihe udahari mu buzima bwanjye. Hano biba byakaze. Ushobora kubibwira umukobwa cyangwa bakabwira umusore. Mukunzi, iyo uri iruhande rwanjye nanjye ndiyoberwa kuko nkora ibisa n'ibitangaza. Urumva? Hano noneho umweretse uburyo ari imbaraga zawe, umwereka uburyo iyo muri kumwe iyo ari iruhande rwawe ukora ibintu nk'ibitangaza. Nyine kuva se uyu ni njyewe, ibintu ndi gukora ni njyewe, ibintu byose akora kuko bimubera ibitangaza. Irindi jambo ryiza wabwira umukunzi wawe.
turahuje, n'ibiganza byacu iyo bifatanye biba bihuye, ariko si ubundi ntabyeramiwe kuba hamwe. Nibihinure mu gihe kimwe, ndagukunda cyane. Kwa kundi ibiganza biba bifatanye bigahinura mu gihe kimwe, urumva ko abantu baba bakundanye. Ndagusabye mukunzi, ureka numva ijwi ryawe buri gitondo, kuko nibyo binyura. Ujye ukoresha uburyo bwose umvugishe uko ubishaka, ariko numva ijwi ryawe. Niwe utuma nkura, kuko umeze nk'akazuba ka mu gitondo kama gukura. Ndagukunda. Mukobwa wanjye, fura yanjye, ndagukunda. Iri jambo ribwiye rwose umukobwa ukunda byamuha agaciro cyane. Ndashaka ngo twibanire by'iteka, kuko iyo ndi mu buriri ndagukabakaba nkakubura. Umukobwa ushobora kuribwira umugabo ushobora kubibwira umugore. Ni amagambo meza cyane rwose iyo uyabwira wowe wihebeye. Murabana cyangwa se murateganya kubana, ukamwereka ko umwitaho, uburyo umukunda cyane. Ni amagambo kandi atuma ahora utekereza kuri wowe. Umubwire kandi ko wamwihebeye, kandi uyavuge akuvuye ku mutima. Ubimwereka mu ndoro nziza, mu nseko nziza. Ushobora kumuhamagara kuri telefone ukamuganiriza, cyangwa se ukamusaba ko mwahura maze ukayavuza ukayamubwira. Ushobora kuyamwandikira. Amagambo yo ni menshi cyane, kuko ushobora kumubwira amagambo y'urukundo magufi atari maremare. Ukamubwira uti sinshobora guhagarika kugutekereza nta na rimwe. Uzahora uri uwo nkunda. Kuva ku munsi wa mbere duhura, ubuzima bwanjye ntibwigeze buba uko nari imeze. Warampinduye wese, wanteretse ku isi nzima. Iryo ni ijambo ryiza cyane wabwira umukunzi wawe. Ushobora kumubwira uti nkunda iyo ndi kugusetsa. Bigaragaze ko mujya mugira fani, kishimana, mugasabana, mugaseka. Mukunda kurenza ibyiza byose bitatse isi. Uri uwa mbere kuri jye, number 1, number 1 nkuko abagande bajya bavuga. Ni wowe nzozi zanjye mukunzi, ni wowe ntereyeho. Niyo mpamvu nshibuka buri munsi. Voilà. Ngutereyeho. Urumva umbereye nyine nk'ubutaka nteyeho, buri munsi ndashibuka. Ururabo rwiza ruhora mu mutima wanjye. Ururabo ni ikimenyetso cyiza cy'urukundo. Mu gihe ubwiye umuntu ko ari ururabo rwiza ruhora mu mutima wawe, ni ukugaragaza ko umukunda. Mukunzi, nzagukurikira aho uzajya hose. Ibi ushobora kubimubwira kugira ngo umwereke ko niyo mwaba mutari kumwe aka kanya, hari wenda icyatumye mukundana ariko mutari kumwe, aho ari hose ko muba muri kumwe. Mukunzi, iyo turi kumwe buri kimwe kiba cyiza. Voilà. Ni umunyamugisha, ni umunyamahirwe, kuko buri kimwe kiba cyiza iyo muri kumwe, bikangirika iyo mutari kumwe, kuko wa munyamigisha ntabwo muri kumwe. Ushaka kumubwira uti iyo turi kumwe nta kindi kibazo kimbaho cyangeraho, cyangwa se numva nkomeye. Ijambo ryiza cyane. Ribwira umukunzi wawe, azarushaho kugukunda. Azavuga ati umukunzi wanjye rwose arantekereza. Ese ubwo waba uzi neza ingano nkukunda? Ahari ntayuzi. Aho ushobora kurinyuzaho nyine muri nko kuganira, cyagiye mwahuriye nk'ahantu hamwe, ukaba wamubwira ati ahari ntabyo uzi. Urukundo ni rwiza, ariko rwacu ni rwiza cyane. Ijambo ryiza cyane. Iyo ndi kubara imigisha mfite, ni wowe uza ku mwanya wa mbere ku rutonde rwanjye. Urutonde nyine rw'imigisha. Urumva? Kuko nakubonye rero mukunzi, ntabwo uzigera umvaho. Nzagukunda mpaka rwose. Ungira udasanzwe, utuma mporana akanyamuneza. Ninjye musore wa mbere wishimye mu bakiri bazima, kubera ko nkwita uwanjye. Voilà. Kuko ufite bayumva nyine kwisa ariwe musore cyangwa ariwe mugabo wenyine wishimye, abandi ntabwo bishimye mu bakiri bazima. Wenda abandi barishimye, wenda bari mu ijuru, ariko kuba mu bakiri bazima bakiri ku isi yumva ko yishimye, kuko nyine akwita wowe. Uzi, mu gitondo nakangutse njya hanze, nitegereza ikirere,
ndavuga nti Mana warakoze kurema iyi si kuko yashyizeho umuntu urema ibyishimo muri jye. Mukunzi, wowe ushyire mu mutwe kandi unyuzuza mu buryo bwawe kandi bwihariye, wumve ko nta wundi wabikora nkawe. Wowe ujye ubasha kumenya ibyo nshaka ntaranabivuga. Ijwi ryiza ku isi nkunda kumva n'ijwi ryawe. Ntabwo nkukundira uwo uri werega gusa, ahubwo nkukundira n'uwo nabaye we, n'uwo mbawe iyo turi kumwe. Sinjya nkurambirwa mukunzi, kukugira mu buzima bwanjye binyemeza ko iteka mfite umuntu nzahora nishingikirijeho, kabone n'ubwo waba utari kumwe nanjye. Nzi neza ko inshuro imwe gusa ngo uhamagaye ihagije ngo tuvugane. Uri mwiza, ese wanyemerera nkakugumana iteka? Uca mu bigoye njye nawe nibyo bidukomeza kandi bigakomeza urukundo rwacu. Natekereje igihe kinini kugira ngo mbone umuntu umeze nkawe, wowe turi kumwe. Niwe mugore mpora nifuza. Byose byawe ndabikunda. Mfite gukunda kandi mfite gahunda ikomeye ku hazaza hacu no ku bwacu. Abasore benshi bashakisha ibyubahiro, abandi bagashakisha amafaranga, ariko uruko icyo nshaka ni uko wowe uhora iruhande rwanjye. Imitoma amagambo meza y'urukundo wabwira umukunzi akumva ko mufite ku mutima. Nkukunda uyu munsi, nzagukunda ejo kandi nzakomeza gukunda na nyuma y'iyi minsi. Mbega ukuntu uri mwiza, twembi tumeze nk'amashaza abiri ataratonorwa. Unzanira ibyiza gusa. Kubera ko uri mu buzima bwanjye ubu, noneho nzi neza ko urukundo rw'ukuri rubaho. Urukundo ni rwiza, ariko urwacu rwo ni rwiza cyane. Rukundo rwanjye, ntabwo nemeraga ko abakobwa nkawe babaho. Ni impamvu ndi umunyamahirwe kuko nakwiboneye. Kuningira imisoki igoroye, habe n'ikosa na rimwe rikurangwaho. Uzi n'ikindi, aho ubuzima bwatwerekeza hose uzahora uri uwa mbere kuri jye. Igihe kiza mu buzima bwanjye nicyo namarana nawe mukunzi. Iyo abandi bantu bari kuvuga uburyo bateye imbere bagaragaza uko bahiriwe, ikintu kiza mu mutwe ni wowe. Nkunda kukubona useka, umeze neza, wishimye, my love. Kukubona nkakubona rwose unsekera. Ni wowe wenyine ushobora kumpa ibi byiyumviro. Ndagukumbuye cyane Rukundo, kuko nakubonye rero ntabwo uzigera umvaho, nzagukunda iteka. Niwe mukobwa mwiza nabonye kuri iyi si yose. Iyo ndi kubara imigisha mfite, niwe uza ku mwanya wa mbere ku rutonde rwanjye. Aya ni amagambo meza, ni amagambo meza menshi kandi ntarondogoye, ihangane, menshi cyane. Niwe ufite umukunzi rero, mwandikira aya magambo cyangwa rimwe muri aya magambo, bimubwire. Ariko nanone uzirikane, wirinde ko bya bindi twahereyeho nyine ubigendamo neza. Yaba ya magambo wirinda kubwira umukobwa mukundana, yaba ya magambo wirinda kubwira umusore mukundana. Ibintu bizagenda neza cyane, ibintu bizaba umunezero, ibintu bizazamo urukundo, maze rwose mugire urukundo rwiza rurangwa no kubwirana neza, rurangwa urumva. Ubundi burya ntabwo ari byiza burya kuvuga amagambo yose akuje mu kanwa. No mu gihe umaze gukora wenda ibikorwa by'urukundo, ni byiza kubibwira umukunzi wawe mu magambo meza kandi mu ijwi rituje. Nshobora kuba wenda ntarikoresheje nk'iryo wamubwira ukoresheje, ariko nagerageje. Mubwire mu ijwi rituje, mu ijwi ryiza, usa nk'umwongorera, haba ari kuri telefone usa nk'umwongorera, haba muri kumwe umwongorere, umubwire neza. Ushobora no kujya mu gutwi, reka
hari no kujya mu gutwi kwe ukamwongorera kuko ni umukunzi wawe, cyangwa se mu gihe muri kumwe ukaba wagira ukaba nyine wakoresha uburyo uvuga buhoro ibaza nawe ushaka kumubwira uti mukunzi ndi kumwe nawe sinzigera nicuza mu buzima bwanjye, igihe kirekire ntikizigera kimbera nk'imyaka 1000, sangwa n'ibyishimo byo kuba ndi kumwe nawe igihe cyose, kuvugana nawe ndetse no kumva uri hafi yanjye bituma numva nezerewe umutima wanjye. Mukunzi ni wese yanjye nari ntegereje, imbaraga zinsunika zinjyana aho uri hose kuko kubaho utari ntabwo ari byiza. Nishimira cyane kugusoma kurusha uko nasoma undi muntu uwo ari we wese kuko iminwa yawe impumurira neza nkumva nayikumana. Iyo utari kumwe nanjye mbura ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wanjye nkumva nsigaye njyenyine ku isi, ariko iyo uri kumwe nanjye mu mwanya mwiza nk'uyu w'umunezero, kugutekereza byonyine binzanira ibyishimo bidasanzwe. Mu gihe wumva uri wenyine ujye ureba hagati y'intoki zawe uvuga ko ari intoki zanjye zikwirwa neza neza honyine kurusha uko nazifatisha hagati y'intoki z'undi muntu. Mukunzi, ubuzima bwanjye nawuboneye muri wowe, kuko iyo utabaho nta buzima bwiza mba mfite. Kubaho nkubona iruhande rwanjye binyongerera iminsi yo kurama ku isi. Bavuga ko umuntu agwa mu rukundo rimwe gusa, ariko ngiye iyo nkubonye iruhande rwanjye iteka undebana akanyamuneza n'ubwuzu bituma nongera kugwa mu rukundo inshuro zitabarika. Rimwe na rimwe mba numva umutima wanjye ugiye guturitswa n'ibyishimo bivanze n'umunezero. Iyo nkutekereje akenshi bituma mbura amahoro mu mutima wanjye. Mukunzi, sinigeze mbasha kumenya neza ko nzagira ubuzima bw'umunezero mbukesha wowe. Igihe nakubonaga mu maso yanjye bwa mbere nkumva ibyishimo bitashye umutima wanjye. Aya magambo ni meza, wayabwira umukunzi wawe kandi akishima ndetse nawe mukishima. Urumva, mukishima nyine mukaryoherwa mukamererwa neza cyane. Reka rero mbashimire namwe mbabwira ngo ndabakunda kandi kubera ko muhari, kubera ko mugiye gukanda kuri subscribe tugahorana, ndabyishimiye. Zahora kandi mbakunda. Mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Ukanda subscribe reba hasi aho ngaho, ukande subscribe, ukande kunzogera kugira ngo video nzajya nshyiraho izajye kugeraho mu bambere. Hanyuma ukora wanditse share, ufate link uyisangize bagenzi bawe mu gihe ufashijwe nabo bafashwe. Ibihe byiza rero kuri mwese. Hari bamwe rero mu bakundana usanga bagira umuco wo kuvuga umubare w'abantu bamaze gukorana imibonano mpuzabitsina mu buzima bwabo, ugasanga babifata nko gutebya, abandi bagamije kwereka abo bakundana ko ari abanyakuri. Ugasanga ari kubwira ati ngewe mu buzima bwanjye rero tutarakundana naryamanye n'abasore 10, cyangwa se umusore akaba yavuga ati ngewe tutarakundana naryamanye n'abakobwa 10. Impamvu yose rero ugirwa inama yo kwirinda kubwira umukunzi wawe ibintu nk'ibyo ngibyo, yaba bikubajije yaba atabikubajije, kuko bishobora kumukomeretsa kandi wenda atari icyo wari ugamije, bikaba byanabaviramo guhita mutandukanya. Wenda watebyaga cyangwa se wenda wagira ngo umwereke ko uri umwizerwa, kwizere ko umubwije ukuri. Nubwo wenda bari amateka yawe yahahise, nta muntu n'umwe ushobora kwishimira kumva ko umukobwa cyangwa se umusore bakundana cyangwa umugabo cyangwa umugore babana yaryamanye na ba runaka inshuro izi n'izi, ahita yumva ko wa muntu ntabwo ari uwe. Hari abandi babaye we. Ibyerekeranye rero n'uwo mwakutandukanye nabyo ni icya kabiri. Mwakundanye n'umuntu cyangwa se mwakundanye n'abantu barenze umwe, kugira ngo ube ubana n'undi uyu munsi muri kubana, cyangwa se kuba witegura kurushinga n'uwo muntu muri kumwe. Ibyerekeranye n'uwo mwakundanye, burya igihe winjiye mu rukundo rushya, igihe ufite intego, ni byiza ko wibagirwa ibintu byose byabaye hagati y'abo mwigeze gukundana, aba ex bawe. Rekeraho rwose uwo mwatandukanye mu mwanya we, hamukuremo uwo mwanya cyangwa se agaciro ufite uyu munsi umukunzi wawe, umufasha wawe. Uko wawizeye umukunzi wawe kose,
urwo agukunda rwose nta na rimwe azigera yishimira kumva amateka yawe n'uwo mwari kumwe mbere y'uko wenda mukundana ubu ngubu. Bizaba ari nko kumugereranya nyine n'uwo mwakundanaga mbere. Hari abantu bagiye babikora ugasanga wenda bari mu kiganiro bari kuganira kuri ejo hazaza h'urukundo rwabo, agahita aterekamo ibijyanye n'abo bakundanaga cyangwa se aba ex be, agatangira kubwira ati rero ngewe umuntu twakundanye bwa mbere yakoraga ibi ngibi, ngewe umuntu twakundanye bwa mbere yajyaga nk'amafaranga nkadefiriza, ngewe rero umuntu twakundanye bwa mbere yajyaga nk'amafaranga nkagura icupa. Ukumva ko nyine utangiye kumugereranya n'uwo mwakundanaga mbere. Gerageza rero iki kintu kigumane mu mutima wawe, ugerageze ufite umwanya ubu ngubu muri gukundana cyangwa se muri kubana, umuhe urukundo rwe kuko ararukwiriye. Abo mwakundanye nyine ntabwo mugikundana, byararangiye. Bafate nk'abantu basanzwe, si ngombwa ngo ubinjize mu kiganiro muri kugirana n'umukunzi wawe cyangwa se n'umufasha wawe. Ikindi kintu rero ugomba kwirinda ni abantu bagusaba urukundo. Kuba hari abantu bagusaba urukundo bibaho, ni kenshi rwose uzumva wifuje kubwira umukunzi wawe ko hari abasore bari kukwirukaho cyangwa se abakobwa cyangwa abagabo cyangwa abagore bakubwira ko bagukunda. Nubwo wenda nta kibi uba ugamije, na cyane ko uri kumusangiza ibiri kukubaho, bashobora kutabyakira uko wabimubwiye, akaba yanakeka ko uteganya no kumwanga cyangwa kumuca inyuma. Mu gihe batangiye kumubwira uti he natambutse hariya abasore barandangarira, cyangwa se waba uri umusore ukavuga uti natambutse hariya rwose abakobwa barankunda cyane bakanabimbwira. Burya iyo umubwira ko hari abandi bantu bagukunda ndetse ukanarengera ukamubwira ko aribo bituma aratangira nyine kwigereranya n'abo ngabo ndetse akitakariza icyizere. Ibyo akora byose agatangira kugenda bigabanya cyangwa se avuga ati n'ubundi ndabigukorera ariko hari abandi bagukunda. Nyabona rero niba ufite umukunzi, niba ufite umuntu mubana mwamaze kurushinga, gerageza. Yego abagukunda n'abakwirukanka inyuma ntibazabura, ariko si byiza gukomeza kubisangiza umukunzi wawe. Mwereke ko mufitiye urukundo we wenyine, wimwereka ko hari abandi bantu bagukunda bari ku ruhande. Ikindi noneho ni abantu mufitiye urukundo. Iyo ufite umukunzi kandi umukunzi bizagera ahantu kure cyangwa se mufitanye gahunda yo kubana, cyangwa ukaba ufite umugore cyangwa ukaba ufite umugabo, urukundo rwanyu ruba rufite icyerekezo. Biba bisobanuye ko nta wundi muntu muba mugomba gukundana. Ibi ariko ntibyabuza ko ushobora kubona undi muntu ukumva uramwishimiye cyangwa uramukunze. Nyabona rero kirazira kubwira umukunzi wawe ko hari abandi bakobwa cyangwa abahungu wumva ufitiye urukundo, keretse niba wenda wumva witeguye gutandukana nawe. Kumubwira ko winjiye kandi mu rukundo n'abandi ntabwo bimushimisha. Gerageza rwose aya magambo yo kumubwira ko hari abandi bantu ufitiye urukundo batari abakunzi bawe, wirinde kubimubwira. Nta kintu bizamumarira, bizamuca intege, atangire kuvuga ko wenda uteganya kumwanga cyangwa se kumuca inyuma. Ikindi kintu uzirinda kubwira umukunzi wawe, irinde kumubwira ko winjiye mu mabanga ye. Twese iteka duhorana amatsiko yo kumenya ibiri muri telefone z'abakunzi bacu, cyangwa se mu cyumba cyangwa ahandi hantu abakunzi bacu babika iby'agaciro. Ahanini tukabikora wenda tugamije kumenya niba ntacyo baba badukinze, cyangwa se igihe twumva hari ibyo dushidikanyaho dushaka kumenya. Igihe rero winjiye mu mabanga y'umukunzi wawe, gerageza wirinde kugira icyo umubwiraho, kabone n'ubwo wenda wasangamo ibimenyetso bigaragaza amakosa agukorera, kuko ashobora kubyuriraho akakwereka ko utamwizera, bikaba byakurura ubwumvikane buke hagati yanyu. Kumubwira ko rero ukurikiranira hafi amabanga ye, nyabona ni bibi, waba uri kwisenyera. Niba wagize n'amakenga ukavuga ngo ngiye kureba muri telefone ye cyangwa se ngiye kureba ahantu ashyira ibi by'agaciro, ugasanga ibyo yagukingagura bibonye, bigumane mu mutima wawe, ubimubwira cyangwa se nimugeze igihe muzaganira ubimubazeho, ariko utamubwiye ko wabyinjiyemo ukabibona. Ikindi kintu rero uzirinda kubwira umukunzi wawe ni ukumubwira ko ugikurikiranira hafi uwo mwahoze mukundana, uwo bahoze we bakundana. Ibyo bizamo kutizera no kumva ko ari ku rwego rurenze urwawe ku buryo bigoye kwemera ko agukunda. Bishobora gutuma uhora wenda ukora ibikorwa bidasanzwe birimo nko kujya ukurikiranira hafi ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu wose akundana n'umukunzi wawe. Ibi ariko ntabwo biba bikwiye namba,
kandi n'igihe ubikora ntabwo ari byiza rwose ko ubimubwira, kuko bishobora kumurakaza cyangwa se bikaba byanaba intandaro yo kuba byakwadukana no kongera kuvugana nawe. Umukunzi we niba yaramukubwiye ko yari umukunzi wigeze bibaho, abantu bagomba gukundana, ariko rero ntabwo ari byiza ko ukomeza gukurikirana amakuru ye hafi cyane y'uwo mukunzi we. Ikindi kandi ni kibi ugomba kwirinda kumubwira, ni ukumubwira ko utiyumvamo inshuti ze ndetse n'umuryango, kubera ko uri umuntu. Birashoboka cyane ko utakwiyumvamo umuryango w'umuhungu cyangwa umukobwa mukundana cyangwa se ababyeyi be, ariko ibi ngibi kandi bishobora no kubaho ku nshuti ze, ukumva nturi kuziyumvamo. Nubwo wenda nta wabikurenganyiriza ko utabiyumvamo, irinde kubibwira umukunzi wawe, kuko bishobora kugukurura urwango cyangwa se bigatuma hagati yanyu hazamo kwishishanya. Kuko niba afite abantu akunda urabizi ko ari inshuti ze, ukaba utangiye kumubwira ngo ziriya nshuti zawe ndasanga ukuntu zitwara, ukuntu zambara, ntabwo ari byiza cyane. Uba utangiye gushaka kubamwangisha, kandi wenda yarabakweretse nk'inshuti ze, usange harimo kwishishanya hagati yawe nawe, cyangwa se umuryango we mu gihe akubwiye ati mfite umuryango, n'ibindi byinshi cyane.